Hello guys, mumeze mute? Mumeze bon? Nanjye meze bon. Niko zuba rya rero wa mukobwa nyine yagira ngo tuganire ku kintu nyine abantu bakunda kwitiranya, abantu bakunda kwibazaho cyane, bakunda no kugifata uko kitari. Ibintu byo kwiheba mukumva ko ibintu bitazongera gusubira uko byari biri, muba mupfuye. For example, bakakwirukana ku kazi ugatuma ngo mana we ngo turashize ngo nago no biraramuka ngo naki. None se Imana akaguhaye ibijyanye na kuba bayirukanye nayo cyama mukiri kumwe. Iyaguhaye kariya ntizongere kaguha kandi ukarwara ngo iwe ngo turashize ngo narwaye ngo naremye. Iyagukijije za ndwara zari zikomeye, zimwe nawe zari zikomeye, hari aho yagiye ntabwo agukiza n'izo ngizo. Ugahura n'ubukene bumwe buteye ubwoba, urugero ukeneye kwishyura inzu, ukeneye iki, then ngo Yesu ngo se ngo bagenda bite, ugatangira ukajya kwicira inzira, ugatangira ukajya gushaka ukundi kuntu bigenza kubera ubwoba gusa. Hako kintu wowe wirengagije, iyishyuye ukwezi kwa mbere ikishyura ukwezi kwa kabiri, hari aho yagiye ntihari. Tureba hatariho, dutumbira hatariho, twita ku hatariho. Murabona ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, ngo ibyo ufite byose bimuha byikorereye. Jesus, ureba ahantu hanyaho man, reba ahantu hanyaho ukwiye kujyana ibibazo byawe, wibijyana ahantu bidakwiriye. Umasanamitima naje ariko nyine ibintu mbabwira ni ukuri, kuko hari igihe cyanyacyo cyo kurira n'igihe cyo guseka. Ariko wifata ibintu ngo bigire intambara kandi hari ushinzwe kuzirwana, kihorere bimurekere. Yarakuremye mu gihe uzi icyo wambara, yes wakibuze ko se yakuremye ngo wambare ubusa. Barundi banze umenye n'agaciro kawe, mu gaciro kawe ntabwo harimo kwambara ubusa, kuko usa n'Imana. Ntabwo rujya wambaye ubusa bw'Imana Imana ngo ndetse Imana kwandemye mu ishusho yawe nawe kano kanyambaye ubusa. Akabazo keza ko munsi.